Se bro ntabwo ujya mu kazi mwana. Ntabwo uri kubona ako gashati kawe nashyizeho hirya ndagira ngo bashyiraho akantu kugira ngo agashati kanyuzure neza mani. Isiko kuri bo bahamagaye bambaza mbese nta bakobwa babiri naba naracumbikiye. Basubiza ngo iki? Umubwiye ko nta bakobwa ntabo nzi nta bakobwa twacumbikiye. Uva nawe ubera igicucu. Nose bo bagusubije ngo iki? Sinari busubize mu kiba ngiye barambwiye ngo saa 9 zuzuye ngo nze kwita kuri station ya RIB ngo barankeneye. Kumana uzi ko niyo ubwo. Umva ngubwire rero. Barahate prabize ko nta mikino bagira. Uri kumva? Niba nugerayo ugenda ubaha amakuru yose uhere ku murongo buryo twahuye nabo ninjoro tukabacumbikira ubabwa ko tutakinavugana nabo. Uri kumva? Ku by'ejo n'ejo bundi bongeye kuguhamagara ibintu uri buvuge wakongera ukabisubiramo bigahura. Uri kumva? Kuko bashaka ko batekereza yuko buri abakobwa bashaka kuba baribye nk'umuntu bavuye aha ngaha bakabagenda bakiba nk'umuntu bagatekereza yuko dushobora kuba dukorana nabo. None rero kangubwiye reka ngende mbitabe sibyo? Ibyo bari bumbaze ndasubiza ibyo ngibyo umbwiye. None baguhamagara abari kuzababwira kujya tutazanyurana sibyo? Wowe nyine nimumara kuvugana ibyo bakubaje byose n'ibyo bababwiye uze kumamagara uhita ubimgezaho kugira ngo nanjye bamuhamagaye ku byo tudashobora kuba twanya kuri abize bari abatipe man bahita dutamo. Narigo. Ubwo waruzi ko nazakubona. Mbwira niba iki mwakoze? Ibiki nabyo. Mwuki? Mbwira se vuba naraguheza umwuka. Nyine nabyo. Wenda kumenyesha yuko utari bumve mu nzara. Ukuri kunigaza. Ndi gusubira no kukuniga wanda kwica. Kuki RIB iduhamagara tubaza mwebwe? RIB? Mwese ikintu ndi gukoresha. Menya ko utari bumve mu nzara. Ngiye kuguheza umwuka. Umva mugenzi wanjye niba mufunga. Kubera mwebwe. Mbwira se vuba vuba. Nukuri nabyo. Mwuki? Mbwira vuba bashanda utarava mu mwuka. Kuko ngiye kukwica. Uri kunyumva? Nyine. Vuga se. Eka nkubwize ukuri. Vuga wowe. Eka nkubwize ukuri nyine. Vuga se byuvuga. Vuga vuba. Wowe bitese. Were se ndi guhamagara hano mwiyinze. Nge ntabwo nitwera nitwa Mimi. Sinzi wowe uri guhamagara ari wowe. Si umukobwa kakanye upfuye uranutse. Kaho ujya kunshyingura. Suje no kuntukira iwanjye ngo ndakunukira. Ese gako nshinze na wibagiye ko twaturukanye mu cyaro. Ndagusetse nge naremwe nawe. Nge naremwe nawe. Reba ukuntu gase. Ese ahantu ubona hagukaraba nta n'ugufura. Ubusi biko tubinyujije mu muhanda bisabuje. Ndabibona ko tutagesa nyine ndabibona ariko uruwera twaturukanye mu cyaro twareranywe twakoranye ibijumba intabire twarayiteranye umva ibintu byose twarabikoranye urabizi. Ndagusohora nabi. Gira vumbwira icyakuzanye hano utsubire mu byo narindimo. Ndabibona. Ni inzu iri kukongoza. Gufite ikihe kibazo gituma ushaka kumara igihe kingana gutya muri Kigali usa gutyo. Reba ukusa. Barabongo ntago bakwishyura. Se we gabanya kunyishongora. Oya sinkakubwira ibintu bizima ahubwo ushaka kunzamukana. Reba ukusa. Ako waje Kigali ubona inda. Musanze kwiseta se? Musanze iwanjye nushaka no kuza kumbwira ubusa. Ndagusohora nabi. Gira vumbwira icyakuzanye hano utsubire mu byo narindimo. Cyangwa usohoka utakivuze.
ibyo tubireke ariko simbabarira ngusaba ikintu ndashaka nsobanura iki kintu habaye iki ko nzi yuko twaturukanye ibyaro nta kibazo gihari tukaza dukundanye turi nk'abavandimwe unyihindutse bigenze biti ubu buzima twabanyemo aka kanyura bwibagiwe koko niyo wagera kure ukagira ubuzima bwiza nta nubwo wamfasha nyine ukama ngwaye iminota 5 yo kumbwira icyakuzanye hano uretse gato hari ubutumwa nkuzaniye ayo matwi yambaye inzogera ndashaka yuko uyateka neza ukayabangura nagira ngo ubwize ukuri ko noneho burya si wumva Ribu yadushakaga mu cyaro ubu noneho bari gukorana niyo mu mujyi ndagusetsa nkubwira ikintu kimwe ndashaka ibyo bintu binkuramo n'amaguru yanjye n'amaboko yanjye kuko urabizi neza ko muntu ntigeze mukoraho ngira ngo urabizi ko ari wahururanye ibibanduka mwinshi urabizi rero ibyo bintu byawe nari busohokana ujye kudirenga nari ntago mpari bagufata twumvikane baga wifashe ni waraje kuntabara washaka kuvuza indura abantu bakaza bakadutabara ntago nigeze ngutuma kwica umuntu uribuka ko muntu ari wamwishe wenyine rero wibinzanamo simari sindi no mu Rwanda kano kanya ndagira ngo usohoka ugende ujye kubirangiza umeze neza abibona umeze neza urasa neza niko utarumerutse cyangwa ntago kutaguheruka biragaragara buri muntu wese urugo rwakuguye neza urakoze cyane shana urasa neza ahubwo ndibaza kuki mutaduha umwana mwatwimye ubukwe ubwo dutegereje umwana nyine ako birifu ano wamenya ubwe n'iki se katarimo hano si nka yose none se umutwara arahari shayevu hano agiye mu kazi rero aho ntabwo aragaruka gusa ndatekereza nkurikije amasaha ageze sinari mu nzira za ndabona amasaha yakoze yegereje ashobora kuba ari mu nzira ze wamushakaga se urumva hari gahunda twari dufitanye twari twavuganye ambwira ko ndi bumusangana mu rugo so ubwo niba adahari namuvugisha aramindi gahunda rero nakurangaranye duherana n'ibiganiro nkwakiriza iki se ahubwo dufite amazi hari ji hari wayini hari amata byose birahari kandi mu kazi nta kindi nanywa ndanywa akaji karaba gahagije ikonje kamurebere thank you Field? yes Wahageze? Sava Sava. karibu Ize neza. Field? Sorry cyane nagize ikibazo cy'imodoka yanjye. Yatobotse ipine nyine kanishi wanjye ndamushaka ndamubura ibyo byantindije. Hako nizere ko Michelle yagufashe neza. yamfashe neza yanyakiriye yaganirije sanze niba no kuvuga ni mugire mudakana dore imisira Okay. Sawa ibyo tube tubibwihoreye gato katuvuga n'ibijyanye n'akazi. ko wavuga ushaka kumva muri kandi Ndi proud n'ubizi. Nuko nyine twari dufitanye gahunda ari bijyanye n'akazi nashaka ko tuganira sibyo. Niko si ngo bimeze bite rero Olivier mwaje kubona afande Olivier twavuganye kandi akazi rwose twamereye nabi kugeza ubu tuvugana twamaze kubona ifoto y'umugore w'abakobwa good job wayinyereka n'uyu mukobwa se mwabonye cyane uwo nguwo ni umwe muri ba bandi babiri nakubwiye bashinzwe ubwicanyi
Sure. Yes, afande. Afande, twekane. Umuzi? Yes. Isura ntabwo ari ubwa mbere nyibonye. Kuba numva naramubonye. Ahubwo se hari umuntu ntabwo muzi. Witegereze neza. Umukobwa ntabwo muzi. Okay. So, Fiona, ndagunegereje gatoya ndaje. Wajya muto. Sibyo? Hano usanga mu gikari ze tuvugana. Ndashaka umbwiza ukuri kandi ntumbeshye. Turumvikana. Uyu mukobwa uramuzi ntabwo umuzi? Ntabwo muzi. Ntabwo umuzi? Ikintu ntabwo. Uyu mukobwa ntabwo ari wawundi wakuzanye. Ntabwo umuzi igihe umukobwa twahuriye ku marembo wandangira akazi n'ahandi hantu nziranye nawe. Urambwira gute ko utamuzi? Mbese ko yandangira. Kandi wumva yakoze amahane. Nuko nta hantu namwe tuziranye umva ko ukuntu byagenze. Njyewe naraje ndi kwishakira akazi. Tuba turahuye ndambwira niba umenyereye ino karitsiye wandangiye akazi. Arambwira ngo abantu bari bamutumye umukozi abanzanye gutyo nta hantu namwe tuziranye. Kandi niko kuri. Twumvikane. Ndaramuka nsanze umbeshye. Njyewe ubwanjye ndakwifungira. Ngo wabikora buriga bari kumbeshyera. Sinshaka umuntu ukinisha ubuzima bwanjye. Nakugiriye neza muzani wanjye. Kwera icyizere nari nakugiriye. Sibyo? Ariko ibintu utangiye byo kuzana by'amanyanga. Pay attention. Ntabwo ndi kukubeshyera. None se kuki umwihakana kandi umuzi? Njyerega twahuriye hano ntabwo muzi bihagije. None se ibyo yakoze byangiraho ingaruka gute kandi tutaziranye. Okay. Tugiye kujya mu iperereza. Nisanga nawe ubirimo muziranye. Wambeshye. Aho nzagushira kwako bizakugora. Uranyumva neza? Kawa je. Kandi bicara tuvugana. Fiona, ndashaka ugenda ukandibira Olivier mukagarukana hano hari ibintu nshaka tuganirira hano. Okay? Yes. So there you go. Musafandi. Bigenze bite ko mbonye madamu njya mu cyumba yaka? Fiona ibyo ntabwo bikureba. Wegenda urebe Olivier, then you come back. Muri kumwe ubundi tugira ibintu tuganira hano kandi ugira ivuga. Musafandi. Ndabona bino bintu atari seri. Ntabwo bisanzwe. Igihe cyose. Fiona, what is wrong with you?